Nezerewe umutima wanjye ari kimwe gusa kimuwambambiwe yamurikishije umutima wanjye yamanye ubugingo. Abakuvugira n'abakumva tubishimira izina ryawe, abakubariza n'abakuririza tuhimbise ibara ryawe, ibyo bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu. Ibyo kora bisemerire nibyo tukubara mu ibara rya Yesu Kristo mujuni waitu. Amen. Twasomerera muno kuba hamwe n'inyenyekeno kandi muri iki giterane kandi mu ruterane runo kubera muri iki gihugu RYA rubera mu ihanga rino kandi kigiye kubera ku migabane y'isi kandi kiro cyajya kubera mu bicweka byona by'isi yona. Nukuvuga ngo ubu muteranye n'abandi benshi mwebwe mutareba ni ikintu musora mukimanya koko tusoroka ina hamwe n'abantu bayigikanda bo mutakorora. Reka twese abaraha nabo barahandi bose bakurikiye twakirane mu izina rya Yesu. Reka itona bari hano n'abandi bari bakukuratira itona tusimigara rya Mukama. Tugiye kwigira hamwe gusa ijambo ritubwira gusa itoro rya Kristo n'imikorere yaryo. Twaja kwegerana cyo kwegana ikitugambira ekanisa ya Kristo n'imikorere yayo. Unazi ko turi mu isi ya Kristo. Ni mukimanya turi munsi yo Kristayo. Ari naho tugera tukaba mu isi y'Yobokamana. Kandi aro nambare tukuyikane tuyisanga turi muhanga ryo kondera Mukama. Bivuze ngo hariho abantu bemera Imana ariko ntibemere Yesu. Amakuru gacara abantu bakugamba Yesu bayitute bakumwikereza. No mubemera Yesu ntabwo wamwemera kimwe. Kandi nabakumwikereza Yesu tubakumwikereza abona kimwe. No muwamwemera kimwe ntibamwumvira kimwe. Kandi nabakumwikereza kimwe tubakumuririza kimwe. No muwamwumvira kimwe ntibamukunda kimwe. Kandi nabakumuriza kimwe nabo tubakumugondeza kimwe. Niyo mpamvu ari ngombwa ko abantu biga neza. Niye nsonga abakugamba ibara rya Kristo. Noneho kubw'ibyo mugerageze gukurikirana neza. Nahabwe cyo turengeho tukuratire kurunge. Itoro rya Kristo ekanisa ya Kristo ntabwo rikomoka mu isi. Teri kuruga munsi. Ahubwo rikomoka mu ijuru. Kuyandugiro yarenirwa mu iguru. Abo kuba niho Kristo ari. Amategeko yaryo, ebiragiro byaryo, amabwiriza yaryo, engendero zaryo, ukuri kwabyo, amananu garyo byose biva mu ijuru. Byona nibiruga mu iguru. Niyo mpamvu twashatse kubikurikirana neza. Niye nsonga twezere twihondereza kurunge. Ntabwo ari bitwe bambere babayeho bemera kw'Imana. Kandi tinitabo kubanza ababayero nunda babandiza ne bya ruhanga. Harababaye bitwa abakurambere. Haro abatandikira abakweto abatubandize. Abahagarara iby'Imana barimo nka Abeli. Abayemirire bya ruhanga barimo nko musaje bakweta Abeli. Barimo Seti. Harimo no musaje bakweta Seti. Harimo Enoki. Harimo na Enoki. Harimo Noa. Harimo Noa. Harimo Yobu. Harimo Yobu. Harimo na Abrahamu. Kandi harimo na Ibrahimu. Bari mu bice cyitwa abakurambere. Abo basaje bari mu bantu bakwetwa abantu bandize. Hari n'igihe cyitwa icy'abahanuzi. Kandi aro nakasumi k'abanabi. Nukuva kuri Mose. Niko kutandikira hari Musa. Yarangiza ukazagera kuri Yohana umubatiza. Hanyuma ukagarukira hari Yohana umubatiza. Igihe cya Kristo no cyitoro rya Yesu. Hanyuma hakongera hakajyaho obwire wo Kristayo wa Kristo. Nukuva Yesu abambwe kugeza igihe azabagarutse. Niho kutandikira hari Kristo nkoko yabambirwe kuyika obwira rigaruka. Ibyo turi bwigerero n'ibyo ngibyo. Ibyo nibyo twajya kwegera hamwe. Turi bwiko abandi bakoraga. Nitujya kuranga koko abandi bakozere. Kuko barakoraga yego. Abo kuba bakakora. Ariko tugiye kwiga ibyo ngibyo gusa. Bayite bibyo twajya kwegera hamwe mu kasumi ka Yesu. Saba ko buri wese ari kugerageza gukurikirana. Ninja kusaba buri muntu wana asore kuhondereza. Nibura abisho yaryo abyumve. Niko muntu asore kutunga kisani cyayo kandi kasore kukietegereza na kukihura. Igice cya 45 cya Zaburi. Zaburi 45. Zaburi 45. Harimo aya magambo ya gatatu. Orukara rwa kasatu. Itorero rya Yesu ryagomba gukora ibiki. Ekanisa ya Kristo ekabisemirire kukoraki. Haranditse hagira hati. Ni hagamba hati. Wantwariwe ambara inkota yawe kwitako ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Oyetege empirima yawe omunda iwe emanzi. Umurongo wa 4 ugenda n'icyubahiro uri kwifarashi uneshe. Kitinisa cyawe no bukuru bwawe no mu obukuru bwawe otembe esingure. Urengera ukuri n'ubugwaneza no gukiranuka. Obamana nuno bucurezi no kwikira.
hano niho hari ikintu cy'amani abo kuba okusingura akabasemere ku ikarambarasi akagenda akarwana urutaro bayita umuruwe yagenda kurwanira ibintu bisatu yajya kurwanira amananu embabazi kandi no kuhikira bino bintu bisatu mufeho muno bino nibyo abantu bamukama bakabasemere kurwanira onu niko umunyezaburi niko yababoyine noneho mu itorero rya mbere ry'Efeso omukanisa yo kubanza y'Abaefeso ubuhanuzi bwasohoye niko bunabi bwahikirire ndagira ngo turasoma mu gice cya 6 nitujya kusoma mu sura ya mukaga umurongo wa 2 urwa kabiri haranditse umurongo haragira hati nihagera hati ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru gusukuru umurongo wa 2 igice cya 6 cy'ibyayishuwe okusukuru isura mukaga urukaraniro urwa kabiri ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru kandi yicayeho yari afite umuheto akamba kandi nuko agenda anesha kandi ngo ahora anesha hagamba hati narora kandi dora embarasi eyukwera nogu akaba agikayireho aina obuta kandi yanagwa ekondo yatukura hasi yasingura kandi asingwire ahangaha hatubwiye ikintu gikomeye cyane hano batugambira ebigambo bya mani muno batubwiye ko uyu muntu warungiye guhaguruka ono musajja akabagenzire kwimuka yaragiye kwicara ku ifarashi y'umweru akabagenzire ku ikarahambarase ya mutare kandi arabwirwa ngo afate umuheto kandi yagambirwa akwate empima ye arabwirwa ngo aneshe kandi ajya ahora anesha yagambirwa osingure kandi ogume nosingura iyo mirongo yombi kakuba oteranize enkare zibiri zaburi 55:3-4 zaburi 5:3-4 byayishuwe 6:2 okusukuru isura mukaga rukara rwa kabiri byahanuwe n'umunyezaburi ebyaragwirwe n'umuntu ahandikire zaburi byagenda byahikira mu kasumi ka Yesu uwo bahanuye ngo bakurengera ibintu bitatu onu bagenzire kuragura hakabagenzire kurwanira ibintu bisatu kurengera ukuri okurwanira amananu ubugwaneza embabazi no gukiranuka kandi no kuhikira ibyo bintu nibyo bakurengera byonyine ibyo nibyo bintu bisatu byakabasemire kurwanira abandi barengera ubwoko bwabo niko abantu basoro kurwanira uruganda rwabo abandi bakarengera amabara yabo abandi nibarwanira kisani cyabo abandi bakarengera amadini yabo abandi nibarwanira amadini gabo bagomba gukorera Imana abo bakabasemire gukora mukama nta kindi bari kurengera busaye kindi bakabasemire kurwanira kindi bagiye barengera kandi busaye kindi cyo barwanirege kindi bagomba kurengera kandi busaye kindi cyo basora kurwanira kindi bazarengera kandi busaye kindi cyo basemire kurwanira kurengera ukuri kwiyaho kwemera amananu ukiranuka okuhikira n'ubugwaneza hamu nembabazi aho niho muzirikana neza aho niho muragenda kufaho muno abantu bumva ko ari Imana bakorera abantu bakuhura ni bakora mukama batari kwikorera batari kwekora bonka batari gukorera abandi kandi ni bakora abandi batari gukorera idini kandi batawukore dini bagomba kurengera ukuri konyine baine kurwanira amananu gonka bakarengera ubugwaneza bakarwanira embabazi bakarengera gukiranuka kandi bakongera bakarwanira okuhikira baba bicaye kuri iyo farashi baba bamazire kwikara hambarasi ibyo ko ari bitatu ibyo bintu nk'uko biri bisatu ubirengera yitwa ngo yicaye ku ifarashi y'umweru biretera umuntu akubirwanira amagamba ayikayira hambarasi ya mutare kuko umugambi warura mu bintu bibe byiza abo kubika igendero cyo niko kurora ibintu byona bibe kurungi hakorwa ibyiza hakorowe birungi abo bikorewe babe beza kandi ababikora babe barungi ababikora babe beza kandi abakubikora nabo babe barungi Imana ihabwa icyubahiro ruhanga niwe ahewe kitinisa impamvu iyo farashi yitwa ifarashi y'umweru niye nsonga embarase ryo bagamba niye embarase eya mutare noneho kubw'ibyo nahabwebyo bagomba gukora ibintu ngiye gukurikirana bakabasemire gukora ibintu bino twajya kuhondereza ngana umunsi wa none abarugira ngo abantu bige ekiro kino niko nikiba niketaga abantu basore kwega kandi ko abantu bumve kimwe niko abantu basore kuhura kimu abantu berekeze hamwe abantu bene kigenderwa kimu abantu bige bimwe abantu bege bintu bimu bigishe bimwe kandi begese bintu bimu bakore bintu bimu babe bamwe kandi baba buntomu niyo mpamvu abantu bahurira nk'aha niye nsonga abantu bateranizibwa hano itorero rya
Yesu mu ikanisa ya Kristo yabaye igihe amaze kuba yararibambwe baritangira akatandika naryo nyuma arapfa hanyuma yafa ariko abashyizeho urufatiro ruzubakwaho iteka bayita akasigaho imiganda erayombekwaho ebiro n'ebiro ko yabwiwe ngo aneshe kandi ajahora abo uko bagambiriwe osingure kandi ogume nosingura aba bantu bazamukorera bano baragenda kumukora ibintu birindwi bagomba guhuriraho hariho ibintu umusangi basemire kuteranizibwaho itorero rigizwe n'abazi ko baremwe n'Imana kanise kozera abantu bakumenya bakahangwa ruhanga abantu bakaba bazi ko Imana ariyo yagize ite nibakimanye ngo ruhanga niyo yabahangire Zaburi 139 Zaburi 19 ndagushimira ko naremwe mu buryo butegwa kandi butangaje ninkusimira nkoko nahangiro mu muringo gwekitiriza kandi go kusobera ijambo riremereye icyo nicyo kigambo cy'amani bazakorera Imana abarakora mukama bazaba bazi ko baremwe n'Imana bajya kubona bakimanye ngo bakahangwa ruhanga cyamake yabyo kandi mu bigufu byabyo uhagaze iwe nkoko yemerire kubanza bazirikana ko baremwe n'Imana oyine kubanza kafoka amenye ngo kahangwa ruhanga wacunguwe na Yesu okacungurwa Yesu ushobozwa n'umwuka wera uwasoboze sebo muyarukwera urindwa n'abamarayika uwarindwa abamarayika inzira y'ubukiranutsi yigishwa n'ijambo ry'Imana umuhanda gwo kuhikira gwagwegesibwe kigambo cya ruhanga abanzi babiri bakomeye ku isi oyine abanyanzigo babiri bamani munsi kamere yawe na Satani nibo obuzarano bwawe hamwe n'umunyanzigo Satani ibyo byombi ebyo bintu bikakuba bisingura wabura uw'Imana ku isi n'obufokero mwana wa ruhanga munsi umenye ko umwanzi wawe wa mbere ari wowe muri kamere kakuba manya ngo umunyanzigo wo kubanza niwo buzarano bwawe ariko ukongera ukamenya ko ufite n'umwanzi witwa Satani okongero kakimanya ngo ino munyanzigo Satani abo bantu bombi bakwegereye kuruta abandi abo kuba abantu abo babiri nibo bakuri hayihi kukira abantu bona kimwe kikurimo ikindi kikuba hafi icyo kubanza kikurumu ekindi kikuri hayihi birakwiriye rero kubanza wamenya ko waremwe n'Imana bikusemereye kubanza ukamanya ngo kahangwa ruhanga Zaburi 139 Zaburi 19 umurongo wa 13 kugeza 15 orukara 13 garukira 16 none mu gihe cyacu mukasumikano abantu bagomba kongera kwiga ko Imana igomba guhabwa icyubahiro abantu basemereye kongera bakega nko ku ruhanga asemereye kwebekitinisa byahishuwe 14 umurongo wa 5 kugeza 7 okusukuru suri kumira rukara rwa mukagano rwa musanju handitse hagira hati ni hahandikwa ni hagira hati mubahe Imana kandi muyihimbaze ruhanga kitinisa kandi otine ruhanga kandi muhekitinisa mubahe Imana otine ruhanga kandi muyihimbaze kandi mu ekitinisa kuko igihe cyo gucira abantu urubanza abo kuba kasumikwa kucira umusango kahikire kuko igihe abo kuba cyo gucira abantu urubanza akasumikwa kucira umusango kirasohoye kahikire muramye yaremye ijuru muramye ogo yahangira iguru n'isi nensi n'inyanja n'enyanja n'amasoko n'ensoro ahamumve neza hano mahure kurungi ngo bivuye mu kuturema byaruga mu kutuhanga bikatuzanira no mu munezero wacu wo kubaho byayongera byaturetera mu kusemererwa ko kwikara mu kwaitu wa mbere yongera gusubiza abantu mu irema marayika wo kubanza ijya yagara abantu mu kuhangwa akakwereka neza ko nyiri kuremwa n'Imana uzajya mu rubanza yakoreka nkoko yibanya kuhangwa ruhanga noja kutama umusango byiza ko abantu bwa mbere bagomba kuba bazi Imana yawe kiri kirungi kubanza abantu babanza bamanye ruhanga nyuma bakamenya na Yesu Kristo icya kabiri bakamanya Yesu Kristo bibumbiye muri Yohana 17:3 byona biri mu Yohana 10:17 nibwo bugingo buhoraho buno nibo bomezi bukwikara obomezi butahwaho kumenya nuba kumanya ko ari wowe Imana yonyine niwe ruhanga wenka bakamenya ni wowe watumye ari Yesu Kristo bakamanya nogo watumine niwe Yesu Kristo umaze kumenya Imana neza kakuba mara kumanya ruhanga kurungi kandi umaze kumenya na Yesu Kristo kandi ukamanya na Yesu Kristo ufite ubugingo buhoraho obo yino bomezi butahwaho aba bantu bumve neza bano bahure kurungi bwa mbere bagaze ko baremwe n'Imana icyo kubanza bamanye bakahangwa ruhanga Imana yabaremye n'izo izabashyira no mu rubanza uruhanga yabahangire no warabatashira mu musango none baracunguwe hati bakacungurwa ngo basabwa kumenya Yesu Kristo bayine kumanya Yesu Kristo abanzi b'icyaha bakaba abanyanzigwa bekibi bagikoze bakababazwa nacyo kandi bakaba bamanzire gukora ikibi bakabihirwa nacyo bababajwe nacyo bakakihana o bamara kubirwa neki bakakegarukamo bakihana bakacyatura o bamara kukegarukamo bacyatura maze bakabona bagatsindishiriza hanyuma bakiwaho musango amaraso ya Yesu akaba afite icyo abamariye esagama ya Kristo kabatungira omugisa
amaraso avangwa n'ibyo watuye ni Yesu agamba negena niyeteraniza n'ibyo yatwire aha ndatambutse ntabwo ningiraho twarugaho turahagaruke ku ngingo ya gatatu engiga ya kasatu abantu bashobozwa n'umwuka wera abantu tusobozesewa n'omoya rukwera aza ryari omoya rukwera ayijadi aza muri Yohana 14:15 ayija mu Yohana sura 10 rukara rwa 15 na urukara rwa 16 murane mu ngonza murayorebere biragiro byange nanjye nzasaba data kandi nanyo ndisaba isenyowe azabaho umufasha naja kubaho umukonyezi niwe mwuka wera niwo moya rukwera azabana namwe bihe naza kwikara nanywe ebiro nebiro bw'iyo mbaraga abamanago iyo wamenye Yesu ora mumazire kumanya Yesu iyo wamenye Imana ora mumazire kumanya Ruhanga ukunda amategeko y'Imana okagonza biragiro bye Imana ikubonamo ubushobozi buke bitewe n'icyaha Ruhanga nakororamo obusobozi butahita bwekibi yasezerana kuguha umwuka wera wo kubana akoraganisa kuko moya rukwera arayikara hamwe nayiwe wakwibaza uti mbe yabana nawe ati osora kwekaguza umara kwera sora kwikara nanyo wata umuntu wamaze kubazwa n'ibyaha omuntu kakuba mara kubirwa bwekibi wa muntu wamaze kubyihana omuntu amazire kwegarukamo wa muntu wamaze kubyatura omuntu amazire kubyatura Yesu arabifata akabivangamo amaraso ye Yesu nabikwata abiteraniza nesagamaye yarangiza wenyine nawe akongera akagusengera hanyuma nawe nakusabira ibyo wemeye kuvuga akabyishyiraho ibyo yikirize kubaza akabyetekaho maze niyo mpamvu uvuze ngo nidukora ibyaha dufite umurengezi niye nsonga nihagamba ngo kakuba tukore ibitino mutonganize iyo dutambutse rero aho kandi kakuba turabahaho ya masengesho ya Yesu n'ibyaha batuye okusaba kwa Kristo hanyuma no kwatura kwawe bibi byawe bimurikira se byona bigenda bimurikira ise wa munyabyaha napfiriye hanyuma musiso na ferire wowe wemeye kuntanga ngo nje mu mwanya iwo kayikiriza kumpa ini konsoro ugenda mu kikaro cyo musisi wemeye ko ari umunyabyaha ayikirize nko kari musisi yababajwe nabyo abihirwe nabyo none yabyatuye nahabwecha amazire kubyatura bikiri ibyaho ngo byabaye tibikiribye kuyo bibayire byange nahabwecho nganyira maze yarangiza akamubabara hanyuma yise nawe namuganyira amaze kumubabarira Yesu uruhanga bamara kumuganyira ikindi cya kabiri Imana ikora ekindi cya kabiri cyo ruhanga gukora mu gitabo cyitwa utwo bwaturage umuzingo wacyo wa mbere Selected Messages book 1 mu gifaransa aravuze ngo iri programme de var univers celeste votre sanctification maze akavugira imbere y'ab'ijuru bose hanyuma nagenda nabariza mu isuga abayiguru bona nagira ati yuko noneho utsindishirizwa omazire kwiwaho musango ariko watsindishirizwa nuko wamaze gutsindwa bayitu oyihura wo musanga boko mazire kusingwa umaze gutsindwa utyo kakuba mara kusingwa oti Yesu yabyakiriye Yesu akamara kubitangira amaze kubivangamo amaraso ye amazire kubiteraniza nesagamaye akabihase nagene nabihereza ise isaka kubabarira ise nawe nakuganyira yabiriye muri Yesu bayitu birabira muri Yesu akavuga kutsindishiriza imbere y'abaremwe we nagamba oyihura wo musango muri ako kanya aho naho umwuka wera watanga omoya rukwera nakuhewayo ngo naze omoya rukwera agamba sirimuka genda naze kumufasha ayije akuyambe kuko mu ijuru bemeye kukiranuka abokuwa mwiguru amazire kwikiriza ngo hikirire ariko mu isi baracyakubona nk'umunyabyaha bayitu munsi hano nibaboni bacyakorana ngo musisi no muri wowe imbaraga z'icyaha cyangwa no muri we wenka no banoyura amani gekini gabanira gukiza amani umwuka wera kaza kubyigana n'ibyaha bayitu moya rukwera naija nataniga kurwana nekibi kinya kukulimu kuko wacyanze kandi utacikura abokuwa mazire kukinoba kandi tosura kucheyihamu yarangiza akaza kurwana nacyo hanyuma omoya rukwera neja narwana nacho kabaye umufasha hanyuma nafoka omukonyezi uzayishobora kugushoboza niwara kuyambaga akukonyere akusobozese ibyo takusobora icyo cyaha wanza azagufasha kubitsinda eche kibi cyo mazire kunoba omoya rukwera nakukonyera kukisingura shaka cyiza cyo gukora nawe azagushoboza kubikora kirungi cyo kwetaga kumanya kandi noyenda no kukikora omoya rukwera nakukonyera kukihikiriza rero abo tukijyana ko reka turora abo turiyo nitugenda hamwe nabo abo turamo page sawa murakoze mukama baho mugisi uyu mwuka wera cyangwa n'ibintu bibiri ono moya rukwera yaretwa n'ibintu bibiri azagushoboza ikiwanga udashaka gukora najya kusobozesa kusingure kibi cyo takunoba kandi cyo takwenda kureka kandi azagushoboza n'icyiza ushaka gukora kugira ngo kigereho kandi najya kukusobozesa gukora ikirungi cyo kwenda kuhikaho ngo ni intambwe ya gatatu y'abantu bazaba bubatse ari itorero rya Yesu eyo niye ngiga kasatira abanesobozesa abo bombekera kanisa ya Kristo azaba ari abantu bazi ko baremwe n'Imana niba abantu bajya kubona bamanye bakahangwa ruhanga bazi ko bacunguwe na Yesu bakamanye bakacungurwa Kristo bazi ko bashobozwa n'umwuka wera basobozese wano moya rukwera noneho bazabana n'uwo
umufasha wa buri munsi kandi bajya kwikara no gomoya rukwera omukonyezi ebiro nebiro. imbaraga zabo n'ubufatanye niyo ngingo ya kane. Amani gabo nikunaja kuba kweteraniza hamwe no kukoragana hamwe niyo ngiga ya kana. azaba ari ubufatanye Nibajya kuba nibakoragana hamwe nagira ngo muhumve neza ni nyenda muhure kurungi. Itorero ry'Imana rizaba rifite ubufatanye. Kanisa ya Kristo nejya kuba yine kukwataniriza hamwe Ntabwo biri kure cyane tibiri haramuno ahubwo turabyumva dutya nitujya kubihura tuti n'Abakolosayi 2:19 Abakolosayi esura y'ibiro rukara rwa mwenda tuzakomeza abana b'Imana ku isi n'ubufatanye ekera sobozesa abana ba ruhanga niko okwataniza hamwe haranditse yagira hati Abakolosayi isura y'ibiro rukara 19 ntiyifatanye na wa mutwe ariwo umubiri wose uvanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana atakwatira mutwe na mbere haruga umubiri gona guretiriwe amani ugatungwa n'iby'ingingo n'imitsi bitanga ugateranwa neza nabyo kandi gusumikizibwe engiga nebinywa no gukura uko kuza kwa ruhanga. Umuntu wese uri mu itorero ry'Imana agomba kwifatanya n'umukiza. Umuntu wanari mu kanisa ya Kristo ine kweteraniza no mujuni amenyeza kwifatanyije n'uwo mutwe kakuba bano itaniza hamwe no mutwe ikimenyetso nuko agenda akura ako kuroraho nagenda nakura agakomeza kubimvingiri tagumizamo kwikarata kukura ntabwo abaho ari umuntu urahenda takuba umuntu bakwesengereza ntabwo bamwibutsa gusenga no gusoma tibasora kumwinjica kusaba no kusoma bamwibutsa kuririmba no gutera tiba kumwinjica kuzina no kwenda kusorokana henda gutanga ibyo bakora tibasora kumwesengereza kuhayo ahubwo muri bafatanye n'umutwe ibisabwa gukorerwa mu mutwe kwihayo we nayeteraniza no mutwe ebikwetagisibwa nasigara nabimanye bisemere kukorwa ntiyifatanye na wa mutwe we ayeteraniza no mutwe aho kuri wa mutwe ariho umubiri kuvana gukura kwawo kose kandi hamutwe hano niho mubiri gwiha kukura kona ugatungwa n'iby'ingingo n'imitsi bitanga hanyuma akakuzisibwa neminywa kanyuma n'isoko ryona nibiteranizibwa hamwe umubiri ufatana n'umutwe nkoko mubiri nigweteraniza no mutwe itorero ry'Imana rigomba kuba rifatanye n'amahame yo mu ijuru niko ne kanisa rine kweteraniza n'emisingi yo mu iguru kuko ingingo zikorerana nkoke ngiga nizikoragana ni itorero ry'Imana mu matorero y'Imana ku isi afatanye niko ne kanisa ruhanga makanisa gona gaine gukoragana kuko imitsi yumva ijyana amakuru nkoke binywa bikuhura kandi bikatwara amakuru bikajyana agarura yandi bikatwara amakuru gamagane bigagara kuko imitsi y'amaraso ijyana amaraso nkoke binywa byo musayi bitwara musayi yandi mu mutima bikongera bikagara umusayi mu mutima ko abayobozi bakorera Imana bagomba guhuza bose ibitekerezo itorero ry'Imana niko abebembezi baine kuteraniza mbe bitekerezo hanyuma bakebembere kanisa ikagendera mu bumu omuntu hondi itorero n'irindi kanisa ntayaryo bayobowe n'umwuka wera bebembira umuya rukwera omurimo gwa ruhanga gukahwa omunsi mwumve neza mumurikira ni nyenda mumpore kurungi kandi tugendera hamwe tuzabisanga mu kigwa kitubwira ngo abadiyakoni barindwi rebe no bija nimujya kubisanga mu cyo kwega nikigamba abadikoni musanju mu ngingo iheruka yacyo omungiga mu paragraphe ku marira azafatanwa n'undi omuntu najya kuba nayeteraniza na mutahiwe itorero rifatanye n'irindi kanisa koragane ne kanisa ntayaryo bashorewe n'imbaraga y'umwuka wera bebembirwe amani gomo ya rukwera maze barangiza umurimo ku isi hanyuma omurimo gwa ruhanga bagumare munsi kumva ko imbaraga zabo zikenya habwo zihuriza mugenzi wawe nohura amani go nigetegasibwa niko gaterasore kweteraniza na mutahi wawe izo mbaraga zabo okweteraniza hamwe nigo mani gaitu ubundi murabisanga mu Bakorinto ba mbere 12 Abakorinto bo kubanza isura 12 umurongo wa 25-26 orukara rwa 25 no rukara rwa 26 ngo nibura tugerageze kumva neza niko tusore kuhura kurungi ko dusabwa kwiga neza abo kuba nitwetagisiba kwega kurungi hatabayeho kwiga kakuba hatabaho kwega ushobora guhura n'ikibazo tusore kutangana akabi haranditse yagira hati ni handiko ni hagira hati bagifite abakine kugira ngo umubiri utiremo ibice nuko hareke okuba ekibaganizamu omumubiri ahubwo ingingo zigirirane baitu ebicweka bijunangane kugira ngo umubiri utiremo ibice bijunangane byonka na byonka kandi ekicweka kimu okubiha nikisasa ahubwo ingingo zigirirane ebicweka byona bisasirangane hamu urugingo rumwe iyo rubabaye
kakuba ekichweka kimu kisasa ingingo zose zibabarana narwo ebichweka byona bisasira hamu cyangwa urugingo rumwe ruhawe icyubahiro rundu ekichweka obukiba nekitinisa ingingo zose zishimana narwo ebichweka byona bisemererwa hamu. aha muhakurikirana neza harakomeye hano twahongereze kurungi ahangaha ni abakorinto ba mbere 12:25-26 abakorinto bo kubanza isura 12 urukaru wa 25 n'urukaru wa 26 ingingo zitire n'ibice niko ebichweka bisoro kusasirangana ko mu mubiri y'urugingo rumwe rubabaye n'izindi nazo zibabarana narwo kakuba mu ngiga zo mubiri ekichweka kima kiba kino busasi ekini nacho kisasa hamu na ngenzi yacyo reka ndora bariyo nitubagenda hamu na yito mbese mwigeze musitara mara tungire hensibo kutere hensibo abantu bagize basitara nko kwibuye cyangwa hari abantu yatere hensibo hayibare katurebe ni umuntu waba yagize basitara reka turoro umuntu yaratire hensibo hayibare igihe mwasitara kuko nange nigeze nsitara abo kuba na nyonka tera hensibo umuntu asitarino ururimi akaba ariko ruvuga ko rusitara umuntu atere hensibo akara kigere bayitu none kigaro notekereza nico kitire hensibo ndashaka kubabaza ni nyenda bakaguze ko ururimi rurasitara mazima ko ururimi naro rutere hensibo ukubita nk'ucyo gusaba babara otera hote okakubohura busasi ururimi mu kanwa ngo rusitara ururimi nurutandika nugamba ai natere hensibo nose ntabwo rubeshe hata ururimi tirwabiha urebe ukurikiranye neza rurabeshe kakubohondereza kurungi ururimi niruba rwabiha ariko ntabwo uraguhita urunyabinyoma nuko ari uruvandimwe rwarya bayitu tosora kugamba ngo ururimi rwabiha abo kuba rurutahi rwakagere itoro rya Yesu nico ryari rimaze gusigwa kanisa rya Kristo nico rikaba risigirwe munsi umwe yari kuzajya asitara ono yakobere na terensibo yarwara nanjye nkabura umunezero ubu mara kurwara nawe nabura businga bo kurwara kwange asonza nanjye kuryoherwa bikabura kakuba kuntunga enjara nawe okunurirwa ni kubura yabura umwana wenge sintere ku munsi mukuru kakuba mferu uwo mwana nawe tagukoreye kiro kikuru kugira ngo umubiri utirema ibice niko umubiri gureme kwecwame bichweka yishima uwo munsi nkishima kakuba nsemerewa kiro nawe asemererwe yubaho nkaba nubashwe kakuba mpebwe kitinisa no abakihayirwe ubu nagera kuri duwane n'umupaka kakuba mpika haboda ananka aboda ya mahanga tunagamba boda ya pikipiki yarangiza nkamuhamagara hakiri kare ko afite mwene nyina hanyuma kakuba hikaho yarora yatangana hakazi bakayeta kagamba abo kuba kimanye nyine ho mugenzi wanyu umuntu wawe kumbwiye ko hagera areba umusaza umeze atya gambira mugenzi wanyu nkoko umugurusi yahikaho kandi na isanati bitewe nuko kuri badakeneye ibyago byanjye n'ukererwa kwanjye abo kuba tinkwetaga atunga akabi kandi tinkusemerwa mu kabike Yesu yarashaka ko kwisi haba itorero rimeze bityo niye nsonga Kristo akabana yetaga omunsi abe mekanisa ekikoraga neti iyo niryo yasize yubatse ebyo niryo yasigira yombekere iyo niryo ashaka muri kino gihe kandi irye kanisa niryo kwetaga mukasumikana ntabwo ari ukuri bamo ahubwo ni ukuba ryo tiniko kurikaramu kwiyo niko kufoka ryo ntabwo mbonye munyumvishe tinarora mu mutima wampura kurungi wumvishe ko mvuze mwahura nkoko ngambire iryo toro si ukuri bamo kanisa ryo Kristo yasigira tayireho tiniko kurikaramu ahubwo ni ukuba ryo nayetaga ofoke ryo akaba ari wowe rugingo rwaryo niwo foke engiga yaryo akaba ari wowe udashaka ibice niwo takwetaga bichweka akaba ari wowe ushaka kwishima n'abandi bakishima niwo kwenda kusemererwa n'abandi basemererwe nawe bishima nawe ukishima akakuba basemererwa nawe kasemererwa hamwe nabo bubahwa nawe ukumva ufite kakuba bahiba kitinisa nawe kahura oyine kitinisa habwabo akundwa nawe ukumva ukunditse kakuba wabakumba bagonze nawe kahura nogonzebwa ababara nawe ukumva kakuba basasa nawe kasasa hamwe nabo niyo mpamvu abantu bagomba kurengera ukuri niye nsonga abantu bakabasemere kurwanira manano gukiranuka bakarwanira kuhikira n'ubugwaneza kandi bakarwanira nembabazi ngo bagomba kubatsa ku rufatiro niko bakabasemere kombeka muganda ngaha mwamaze kumva neza ningiraho mumazire kwahura kurungi Efeso 3 abayefese sura 3 harimo aya magambo nayagira ati harimo ibigambo binu nabyo ntabwo biri mu ngoreho gato cyane mu 6 tibikujya kunjwasha muno rukaro rwa mukaga kandi bivuga ko ari ingingo bitiri ubwiga ariko twaba turi ku ya 4 kandi turoni twege ngiga musanju tuhikira ya kana yagire urambirwa hatagira urajwaha kuko turashaka kubyihutana natwe abo ko ni twetaga tubirahukirize haranditse hagira hati 3:6 abayefese sura 3 rukaro rwa mukaga
aravuga ngo yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe okuba abagwetwa hamu kandi bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe kandi umubiri gumu kandi baterayine hamu abaheshejwe ubutumwa bwiza batayire hamu uwo murago kuzagabana natwe muri Kristo Yesu ibyasezeranijwe uwo murago mu Kristo Yesu owenjiri ubutumwa kera bwari ubw'abayuda enjirira ekabiri y'abayudaya Yesu yamazire kwija asanga uwaremye abayuda ari nawe waremye abanyamahanga yasanga ayahangira mu Yudaya niyo yahangira no munyamahanga asanga abo yapfiriye bose ari bamwe yasanga abo yaferire bona bari bamwe asanga ari inyungu ya bose yasanga gari magoba hari bona ari Imana ya bose yasanga ari ruhanga wabona ari umucunguzi wa bose yasanga ari mucunguzi wabona ariko abisirayeli bo ntabwo ari uko bari babi bayita bisareri tiniko bakaba bari ahubwo bumvaga yuko akiza ari akabo bo bahuraga ngo kujunwa kuri kwabo mbese agakiza bagafata n'amafaranga yabo bakumva kwicyo bashaka nicyo bahumye mahanga okujunwa bakukwataga nkasente nkitungo lyabo noneho Yesu arabyanga Yesu yayizire yabinoba yabyanga igice cya 4:25 esura ina urukaro rwa 25 umuyambura ibinyoma umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we nuko mwejure ebisuba mugambege amazima omuntu wena na mutahiwe kuko turi ingingo za bagenzi bacu bayitu turi ebicweka byabatahi bayitu reka ababyeyi bari hano nagiye mbona bafite utwana reka turore abakazi bari hano bino twana n'abagiye badusiga mu rugo kandi nabo babasigire muka biramutse uhishije ibyo kurya kakuba omara kuhise byo kurya utangiye kwa ugiye kurya otandikire kwihora watandika kurya akana kawe kagacuke cyangwa kagahinja hanyuma akana akerere kawe katayito ukabona kararutse hanyuma warore nkerembe yawe yatandika kutanaka ukabona karagonze watandika katandika kukaba ukabona kararize watandika korora kacura kandi byo kurya wari wabiryoheje kandi byo kurya bayire mazire kubinuriza binuzire wagatera ukagashyira mu kindi cyumba maze ugakomeza ukagira apeti osobora kuhimba enkerembe gyo ukagitwara mu kisika ukagumiza makurya oyine appetite ntabwo bishoboka tiki kusoboka ntabwo byashoboka iyo arwaye nawe urarwara kakobo umwana arwara nayiwe nyina umwana n'urwara yarira umunezero wawe ukagenda kakobo enkerembe cura nayiwe obusinge bukubura yagonga nawe ukaniha kakobo atandika kukaba nayiwe notandika kuisana nayiwe wakaba bibiri tubwiye ngo kuko turi ingingo za bagenzi bacu niye nsonga Bible yatugambira turi bicweka byabatahi bayititwenka ubwo nubwo baba ataruko byari byamera nobo iraba kibaire kitakabaire kiti ariko iyo niyo ntego y'Itorero ry'Imana bayite cyo nico kigendero cye kanisa ya ruhanga cyo mwemeye mwaje gushaka aho nicyo echo mwayikirize kandi cyo mwizire kusera n'icyecho ahubwo mwaje kuba ingingo z'abandi abo kwa mwizire kuba bicweka byabandi yaba baruka babara kakuba sasa nayo sasa iyo imbaraga zabo niziryo toro rya Yesu byari iki amani gabo nizo amani ge kanisa yakuri kababiri bwari ubufatanye obumu bukaburi obumu icyo nicyo Yesu yasize amaze gusenga icyo nicyo Yesu yasigira amazire kusabira avuga tuberesha ukuri obeza bamanano ijambo ryawe niryo kuri kandi kigambo cyawe nigo manano arangira ati data babumu yagamba isi yitwe babomu nanjye nawe turu nkoko iwe na nyowe turiyomu ntabwo yashobora kuvanga ibigejejwe n'ibitejejwe tasobora kuteraniza ebyezibwe n'ebitezibwe abantu bemere kubumwe ahubwo babanza kwezwa abantu nuko basoro kufoko muntu mu babanza kwezebwa kugira ngo bezwe babanza kwemera ukuri nuko banze kwezebwa banza bamanya manano niyo mpamvu iyo bamaze kwezwa o bamara kwezebwa bamaze kwemera ukuri bamazire kwikiriza manano noneho babumwe hanyuma bafoko muntu omu kuko ikibabuza kubumwe n'umwanda abo kuba ikibateranize kintu kuba kintu kimwe nibo obucafu n'ibyaha nibiye bibi ni kamere yabo niye obuzarano bwabo satani bafite mu mwanya stana bindeme kikaro aha natambutse ntabwo mbatinda aho ndugireho kandi tunkuja kwakererwaho ingingo ya 5 engiga ya 5 bagomba kwanga icyaha basemerere kunoba ekibi ingingo ikomeye ene engiga ya amani abantu benshi batumva iyo abantu bengi batakuhura nuko umuntu wese ugiye kuba uw'Imana yanga icyaha omuntu wena kusera kuba umwana wa ruhanga abanza nobe ekibi Yesaya 57:15 Yesaya 5:15 rukaro 15 aho
mba ni hejuru kandi harera aho nkwikara hari higuru muno kandi ni hera mbana n'ufite umutima umenetse nyikara noganya kwino mutima gwatikire wicisha bugufi kandi gunyakwebundaza nuko nsoro kukize mitima yatikire niko kubanza kwebundaza urabano yitaga kwikara na ruhanga oine kubanza kwatiko mutima abantu bari hano bamanyire kintu kimazire kwatika kakuba ensawo yekote mazire kudubuka esente nebinusu tosora kubyaura musobora kugwa kakuba kwata ekipira cyo gena kutayisa amaizi kandi kidubukire tosora kuteka amaizi omuntu kakuba na cyasereke ebibibye nabatakadubukire mu mutima nabweche ruhanga ikara nabayine imitima edubukire kandi bakicisha bugufi kandi nebebundaza mu mitima ekigambo kwebundaza amakuru gacho kwebundaza niko kwehura mu buceke ukahura no yetaga ruhanga niye nsonga ruhanga yagamba nyo nyikara mu kikaro cya iguru muno kandi nyikara nabayine imitima iyo nyikara nabayine imitima edubukire kandi wicisha bugufi kandi nyakwebundaza Yeremiya 3:13-15 Yeremiya 3:15-16 so nshaka no kwemera ibyaha byawe icyo nkwetaga kimuchonka niko kwikirize kibi cyawe ibyo wacumuye kuwiteka ebyo wasisira mukama Mani yakomeza kumenya 14 ngo nzabakura mu mudugudu nabo biri mu muryango mbajana Siyoni orukara 14 hagamba nija kwa mudugudu ninja kuya mu rubuga hanyuma mbatware Sayuni bazatura mu bandi nibaja kukoma mu hagati y'abandi bemera ibyaha byabo abantu bakwikirize bibi byabo Mani bajana Siyoni hanyuma ruhanga batware Sayuni zabahabungeri bampaniye n'umutima nyoni ninja kubaha barisa basemerire nkoko mutima gwange guri zabaragiza ubwenge no kumenya nibaja kubarisa na amani na magezi bivuga abo bantu bazaba banga ibyaha aba bantu majya kuba ni banoba ekibi ko banze icyaha bazaba bari inshuti y'Imana abo ko amazire kunoba ekini bajya kuba inganjani za ruhanga umuntu gikunze icyaha bari inshuti ya Satani abo ko kakubo gonze ekibi no bari inganjani yo munyanzigwa urufatiro rw'Itorero rya Yesu intambwe ya 5 abantu bazaba banga ibyaha hamuganda gwe kanisa ya Kristo engiga ya 5 abantu nibajya kuba ni banoba ekibi neno hati hanyuma ati hagera hati ngo ya 6 engiga ya mukaga nta mukuru w'abantu bagira ubusayo omukuru w'abantu basemere kuba nawe Itorero rya Yesu kwisi kanisa ya Kristo munsi ntibagira icyicaro gikuru tibagira headquarter echo kimu ntibagira umuntu mukuru ubahagarariye tibagira n'umuntu mukuru kubemera rundo kubatonganira ntibagira ububiko bukuru kwisi kandi tibagira na finance yo kwahura esente zabo munsi ntibagira abakozi babihembera kandi tibagira n'abakozi basebene kutunga emisara yabo ndasubiramo ninja kubigarukamo aba bantu ntabwo bafite umukuru ubahagarariye kwisi umwe ene kanisa yo kurya ruhanga teino muntu akubemera munsi omu kabiri echa kabiri ntabwo bagira icyicaro gikuru kwisi tibaine headquarter omunsi gatatu echa kasatu bagira umubitsi kwisi tibagira omwahuzi omunsi omuketo omunsi yona kane echa kana ntabwo abakozi babo bakorera ibihembo kandi abakozi be kanisa ejo tibakora emisara rero kubw'ibyo na habwebyo aba bantu ku ngingo ya 6 hangiga ya mukaga ni Matayo 23:8 Matayo 23 orukara orwa 8 harimo aya magambo agira ati harimo ebigamba bikugamba biti Matayo 23 orwa 8 ariko mwebweho ntimukitwe barabi bayitinye mureke kweta barabi kuko umwigisha wanyu ari umwe aboko umegesa wanyu ni womo naho mwebwe mwese muri abavandimwe bayitinywe na muri abayisema b'Uruganda ahangaha arabwira ati ntimukitwe barabi mutari yeto barabi ahubwo mwese muzamura abigishwa banje inywena nimujya kuba muri begesi babange ahubwo mwebwe muri abavandimwe kiyo inywena muri abayisemu uhanye na rya jambo ryo kubi urugingo rwa mugenzi wawe byagenda byateranizibwa na ruro ruginga ruro rukarwa tugamba itona tubicheka byo mubirgu by'abatahi bayito umurongo wa 9 orukara rwa 9 kandi mukagira umuntu wese wo mwisi mwita mu data kandi inye mutariyeta omuntu hansi isinywe
kukoso arumwe ari wo mwijuru baitu isinywe ari omu ari omwigoro uwabantu bahuriyeho bose ngo ni data ntabwo yemewe n'ibyanditswe abantu bakuteranizwaho nibagamba ngo niwisebo ebyahandikirwe tibikumwikereza ujije umwana kwita se kuko amwita se n'undi akita undi se bityo ntabwo ari uwo bahuriyeho bose ngo bamwite se baitu omwana akakuba nabana yeta ise nonda keta ise tosora kubatanga bokuba buri yomu nabayina ise Yesu yarazi ko uwo muntu azabaho Yesu akaba nakimanye ngogo muntu najya kubaho yabisabye muri 508 uwo muntu ono muntu akabisaba mu mwaka gwa 508 muri no myaka yacu mwisano rishya mu myaka ene yayito mu kiragano kishaka niho haje usimbura Kristo niho hazokera okugenda mu cikaro cya Kristo bamwita se batandika kumweta isebo ariko Yesu yari yarateguje kare baitu Yesu akasangwa akigambireho ira avuga ati ntihagere umuntu wo mwisi mwese mwita akasangwa akibagambire nyinye mbesengerize mutaribona umuntu wena murayita isinywe so numwe nuwo mwisho abo kuba isitu ariyo mukande aro mwigoro nuko turukurebana nkoko sazi nturani turorangana ntabwo bishoboka ngo nubwo dutangiye data twese wo mwijuru ngo twese duse nobu kakuba itwena tweteraniza isitu mu mwiguru baiti itwena titukwisana ariko sanusubiri wawe n'ifite abana babiri cyangwa batatu baitu garuke inyuma ororabo ina abana babiri n'undi basatu kandi umugore mwababyaranye ari umwe kandi umukazi mwabazire hamu oriyomu urebe ko abo bana basa dora abana babo basatu bona ni bayisana biranze murangije buri mwampura nusubiri wawe oboragaruka muka urebe umwana wa mbere ororo umwana wo kubanza uwa kabiri ororo umwana wa kabiri uwa gatatu ororo ni wa kasatu uwabandikanye hanyuma bono bateke hamwe bakuvuyemo bavamo no muri uwo mugore bavuye muri uwo mugore bava no muri uwo mugabo kandi bakakurugamu barogana mu mukazi bona baruga muri inye nkoko muri babiri ariko ntabwo basa bayitu bona tubakwisana ibyo ni ubuhanga bw'Imana ubu buri magezi ga ruhanga ibyo butumwa ibikuvamo bidasa byose ni wasora kuretera ibintu bisora kukurugamo bayitu byona bireme kwisana si igitangaza rero kandi tikiri kya mahano noneho nibikubitira kuba ari uko Imana mu buhanga bwayo ifite hati nkoko mu magezi ga ruhanga garaba niko gari yewe abakomoka kuri Aburahamu bose ari abayishimayeli ari abayisirayeli ari abo kwa Ketura nabo ubwabo ntabwo batayeki bona barugira hari Ibrahimu kaba barugira Ismaili abaketura nabo bona tubakwisana kandi kuno bakarwa hamuntu omwe nicyo gituma kwisi niye nsonga omunsi abantu bose ntabwo babona basa abantu bona tubasora basa tibakwisana noneho kubw'ibyo nahabwekyo ariko Imana ni imwe gusa yabaremye ruhanga ni wo gomu yabahangire aha ntabwo mbatinda aho tinkujya kwakererwaho noneho na habo ati umurongo wa 10 orukararo 10 kandi muzitwa bakuru kandi mutari etwa abakama kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kristo baitu omukama wanyu ariyo munuwe Kristo kandi ntimuzitwe abakuru kandi mutari etwa abakama ubu bukuru bavuze obukama buno bari ni bagamba ni inzego ni amadara ni urwego umuntu ahabwa n'abantu niye amadara g'abantu bahebwa abandi bakayimutinyira hanyuma abantu batandika kumutina bakayimwubahira bakamutandika kumukitinisa bakayimuhembera bakatandika kumusasura bakigira kure ye kubw'icyubahiro bamuha bakagenda hara nawe habwidara bamutayiremo arabwira ati reka da hanyuma Yesu yabagambira nangwa mwarabonye mwebweho inyo mukazo kandi mwabarora mu myaka 3 n'igice mu myaka 3 n'ikicweka nabanye namwe nkayikara na inywe twaraye hamwe tukarara hamu twaragendanye tukagenda tukarubata hamu inkono yari imwe ekihuro kikaba kirikimu cyari kimwe kandi ecyo kunywa kikaba kirikimu ubwo nibwo bukuru Yesu yaragize ati obo nibo bukuru bo Yesu akaba nabaganda ashaka gusigira abigishwa be niba akaba naye nakosigira begesi bwabe tume hari inkono ebyiri ku bantu bari gukorera Imana hamwe agyama hati haribaho ibihuro bibiri abakora ruhanga bamu wenda mwe kwicara hamwe ariko inkono ari iki hakiri no muramuta kwikara mo bayite kihuro kibe kimu ariko ibyo bitavuze ngo umwanya ubiteza bayite byo bitagaba mukamwe wa biretire ahubwo arakomeza ati yagumizamo yagira ati kuruta abandi muri mwe kuyaho barakora umukorinywe ajya mu mugaragu wa mwese afokege omuhereza wanyu
uzishyira hejuru azacishwa bugufi nogu wena renyumiriza ari bundazibwa uzicisha bugufi azashyirwa nogu wena rebundaza wenka ari yenyumizibwa. aha rero aba bantu mu ntambwe ya gatandatu y'iryo toro ry'Imana omungiga ya mukaga mu kanisa ya Ruhanga agaragaye neza ko nta bakuru bagize bati hazoka nkoko busayo abakuru bagirimu ntawe bazita se busayo barayita ise. umuntu wese uzumva akeneye kuba mukuru omuntu wena rayehura na yetaga kuba mukuru umuntu uzumva asonzeye kuba mukuru omuntu wena rahura na yetaga kuba mukuru aha muhumve neza mumpure kurunga hano uzumva mu bwenge bwe ashaka kuba iki omuntu wena rayehura mu magazige na yegomba kuba mukuru ya Yesu kandi ari mu kanisa ya Kristo ariko asonzeye kuba iki ari mu kanisa ya Kristo baitu ayiniroho ryo kufoka mukuru azahinduka umugaragu azahinduka umugaragu agenda foke omuhereza wabatahibe kandi wanyu mwese kandi waiti twena rero umuntu ukumva hano ashaka kuba mukuru hana umuntu ariyo nayehura kufoka mukuru yegera abayoboye gahunda agenda arora abariyo nebebembera program ati murasa byari nzi abakaguze mwaja kwa senkudi kugira ngo ajye kwasa nikasore kugenda kwa senku uravoma nimutaha amayizi nka nuko nuwabaye agenda ataha amayizi murayo jade ngoye nuko nsore kubogeze ngoye murayo yaranka niko nsore kugenda kubara yarangiza bityo nindugiye kugenda bamufashiza ko no hakwenda kugenda niko mukwase bag mbese ubukuru buzadiganirwa ko mwabonye hati kamba kaguze obukuru umuntu asura kurwanira ngabo ko butungire ubwo bukuru buzagwanirwa ubwo bukuru busora kurwanirwa ubwo nibwo bukuru Yesu yarari gushakira abagaragu ubwo nibwo bukuru bwakaba nagondeza bagesi babe nicyo gituma ubwo bukuru Yesu yasize ntabaje bawushaka aho baje gushaka gwe niyo nsonga abo Yesu yasigire niba nobo boyabata abo yabagambire kuyo nibasera obo yabatangire ahangaha ngeze ku ngingo ya karindwi ndibutindeho ndibisesengura hanyuma twahika ngiga ya musanju niyo twagenda okubazaho muno imizerere yabo ntihindagurika enyikiriza yabo tehinduka imizerere yabo ntigirite tehinduka buri kayire rundi buri kasumi bafite imizerere ihora ari yayindi baine enyikiriza eyikara eriyene etahinduka buri kasumi bavuze ngo nimusubire mu nzira za kera niye nsonga nihagamba mugaruko mu mihanda yayira mubaririze mukagurize maze ni ibyashe 12 wa mbere okusukuru wese uri 12 urukara rwo kubanza iyo kamuvuko bimeze reka ture nko kwa kugamba kugira ngo nibura tujyanirane niko tsore kurubata hamu mu byashuwe 12 wa mbere okusukuru wa esura 12 urukara rwo kubanza hagamba hati Kanda kokororo akakoto kakaroro mwiguru omukazi ajoyira izuba no kwezi munda yebigerebye kanda mutowe ekondo yenyinyuzi 12 ono mukazi Yohana yamurora ari mwiguru mu bunabi omukazi narengesanizibwa ne kanisa mu bayibuli ari mabakazi babiri hari omukazi mu kusukura isuri 12 eje niye kanisa Ruhanga kandi ari ono mukazi ari kuzoka mu kusukura isuri 17 eje niye kanisa eyahabire kandi bakweta Babuloni niye kanisa Satani emichware yabo bona eyahukaine Erya Ruhanga ryemerire hanyunyuzi kandi oburungi bwaryo nirizoba oburungi bwaryo nizenyunyuzi ekitinisa cyaryo niwo enyinyuzi hanyuma Erya Satani arikaire hakisoro kandi ekisoro kitukura Erya Ruhanga ryemere hanyunyuzi hamweze Erya Ruhanga rijoyire izoba Erya Satani erijoyire ebyamtani esura 12 esura 12 ni hagamba omukazi ajoyire izoba
ayemerera hamwezi kandi ekono nyunyuzi 12 hamutuwe amakuru gace ni hagamba ryemerire hamwezi ekitinisache nize nyunyuzi kandi oburungi bwe nirizoba ryajoyire noneho ibyo nibyo toro ry'Imana eryo niye kanisa ruhanga ariko muryumve neza bayita muri hure kurungi Yohana yarirora riri mu iguru ntabwo riri Buraya tiri Bulaya ntabwo riri muri Afrika kandi tiri mu Afrika ntabwo riri muri Amerika kandi tiri Amerika ribonetse muri Oceania kandi tiri yazoka mu Ocean ntabwo ribonetse muri Asia kandi tiri yazoka mu Asia iryo torero amahame n'amategeko arigenga byavuye mu kwiyo ekanisa ebiragiro n'emisingi biro nibiyebembera biri mu iguru noneho kubwije muze kugorira komoka ku bantu nahabwecho muri hure tiryarugira abantu abantu basaba kuriyoboka kwiya abantu nibetagisiba kurihondera ahangaha ndatambutse ningira aho twarugaho uyu mugore rero igihundi yambaye ikamba y'inyenyeri 12 itoro ry'Imana ono mukazi nkoko omo ajoyire enyunyuzi 12 undi wafite igikombe mu ntoke cy'izahabu ariko ngo cyuzuye n'imyanda onde we aine chikopo chezabu baitu chiziremo ebinugwa umuntu ariko bareba nibuka uko bikose mwaba mushobora kwa mugaheruka kuvejo ntanye mu mwari nikesana kuriganye ijo mutari nyama sinze ubwo ntihabuze ngo baje bazira ubundi harimo abakoziri ariko abantu bari hano baita abantu bari hano wakuzana bakure nziza kakuba umuntu akuretere kibakuri kirungi gifite amabara meza kandi kine nebyacho birungi kiza kandi kirungi ariko waje gufungura bayituka kubagenda kuyo mufundikizo ugasanga mimbeba onosanga hijire membebo n'ibikeri hanyuma harimo nebikere umuserebanya harimo nemiserababo akubwira ati bona peti kandi umuntu agamba ngo orye kurungi mbese kuko igakura ari nziza rwaryoherwa mazima ebyo sangire umuntu agamba ngo orye kurungi osora kuriya kurungi akora birikuru nubukako babiresere mu bakuri kirungi hari hasa neza huo mugore mu gikombe ariko imbere hafite imigambi omukazi ora ine chikopo chezabu nikizoka kurungi baitu munda ebigendura biri mu bibi aba rero ntabwo bazahindagurika byanze bikunze abazabitoro ry'Imana bazayoborwa n'amategeko y'Imana na habwecho abekanisa ruhanga tibarahinda hinduka kuyo nibaja ko bemera biragiro bya ruhanga noneho kubw'ibyo bazaba bafite ubwiza busa na Yesu na habwecho baja ko ino burungu kwisana no wa Yesu kwisi bazaba bameze nk'inyenyeri omunsi nibaja kubona bayisanizana nenyunyuzi katurebera abantu babonye inyenyeri katurora abantu babonye nenyunyuzi aha mwazibonye ryari mukaziroradi kuki mutazibona ku mamuri abake nyenyuzi mutazirora nyamisana amaso yanyu akariha nijoro gusa amaiso ganyu gahwezekiro byagenze bite bikazoka bite umwirima niwo wagenewe gutuma inyenyeri ziboneka niwo wareterize enyunyuzi kuzoka kuba Kristo haba kristayo igihe kibi akasumi kabi cy'indwara akasumi kendwa kentaro cy'ubukene cy'obunaku cy'ubuhanya cy'ubusege niwo mwijima wagenewe kwerekana abakristo ogo niwo mwirima gugenderire koreka abakristayo niho amahoro atuma abantu bataba Kristo bwuzuye obusinge obubuza abakristayo niyo mpamvu inyenyeri ziboneka ryari niye nsonga enyinyuzi zizoka ekiro mu mwirima abantu b'Imana bazaboneka mu gihe kibi abantu bano baruhanga nibajya kuzoka baitu mukasumi kabi bazavuga ukuri abandi bari kwizera ibinyoma nibajya kubona babazamanano mukikara abandi bari nibikirize bisuba ubumwe abandi bari mu macakubiri nibajya kubona bagambo obumu abandi bari mu bicweka abandi bazaba bari kumvikana abandi bari gupfa amoko n'ibindi abandi bajya kubona bakwatanizamo nibahurangana abandi bari bafwenganda Daniel 12:3 abahinduriye benshi kubukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose Daniel sura 12 kwa Daniel 12:3 isura 12 kwa kasatu ni hagamba abahindurira abantu baingi kubihikire nibaja kuba nibangasana nkenyunyuzi ingingo turangirizeho ingigeno twaja kumaririzaho nibacike etabarugaho
katwibaze rero byo ni ubwabyo gusa reka tubekaguze ibyo byonka ahangaha mwumve ko bahagaze ku mategeko y'Imana bemerera habiragiro bya ruhanga ubwiza bwabo ni Yesu ekitiriza cyo niyo Yesu ariko ni inyenyeri nabeza mu gihe kiri baitu nizenyunyuzi bari barungi mukasumi kabi noneho bivuze ngo muri uwo mwijima uwo mu mwirimo mu nimwe bazagaragarira ko ari ab'Imana nimo bajya kuzokera koko bari bana ba ruhanga abakorinto ba mbere abakoriso bo kubanza igice cyabo cya gatatu esura ya kasatu umurongo wa 10 orukara rwa 10 ariko ntaragera ku wa 10 baitu ntakayikira orukara rwa 10 ahubwo ngiye kubereka ngiye gusoma namaho mujye gusoma munzi ku murongo wa 20 orukara rwa 20 abiri na rumu nuko ntihakagire umuntu wirata abantu nuko umuntu wena areke okwenyumiza omu bantu nuko umuntu wena areke okwenyumiza omu bantu ndabizi ko turi kwiga mu masaha mabi ninkimanya turi nitwega mu saha mbi turi kwiga mu masaha ibyo kurya biri kunogeka mu nda turiyo nitwega mukasoma ibyo kurya biro nibyejanganiza mu nda wakubitiraho kuba wenda yarakunze ibinyamizi ubwo bwonko bwarangaye ati kora koko abantu barire ebikuruga hasi mu mihama amagezi g'abantu gamaze kugenda habi ntihagire umuntu wirata iki baitu umuntu atariyenyumiza muntu aravuze ngo hagera hati nuko ntihagire umuntu wirata abantu nuko umuntu areke kwenyumiza omu bantu kuko byose ari ibyanyu baitu byona byanyu naho yaba Pawulo rundi Paulo cyangwa Apolo rundi Apolo cyangwa Kefa rundi Kefa cyangwa isi rundi ensi cyangwa ubugingo rundi obwomezi cyangwa urupfu rundi okufa cyangwa ibiriho rundi binyakuroho cyangwa ibizaba byose rundi biribaho bizaba rundi ebiribaho byose ni ibyanyu byona byanyu namwe muri aba Kristo kandi inywe muri ba Kristo na Kristo nawe ni uw'Imana kandi Kristo ari wa ruhanga mukirate abantu mureke kwenyumiza abantu mukazirate ibintu utarinyumize ibintu mukirate ibiriho utarinyumize ibinyakuroho ahubwo mwebwe mujye mumenya ko byose ari iki ari mumanye ngo byona byanyu mwakurikiranye neza ningira turi hamwe mu mpondere ko ko mwebwe muri abandi habo kunywe muri ba Kristo ntabwo muri aba Pawulo ti muri ba Paulo ntabwo muri aba Kefa ti muri ba Kefa nta nubwo muri aba Apolo kandi ti muri ba Apolo kandi ubwo biri kuvugwa n'umwe muri abo uko ari batatu kandi muri ni mugambi wa nogo muri yabo basatu mbese nibura ntiyarakuvuga ngo ndi muri aba Kefa ndi muri aba ati Apolo ariko muri abandi akaba atasemere kugamba ati muri ba Kefa ati muri Apolo kuya muri bange ariko yarahiye baitu wa yarahira aravuga ati burya ngewe natwe ko turi batatu twaje gushaka abantu ngo tubashyire nde nawe wenka kagamba ite nkoko turi basatu tukayijya kusera abantu tunuko tubatware mukama wabo Yesu dukura muri uwo murongo icyo tukwiya mu rukaromu ni ibintu bitatu nibyo bintu bisatu ntukirata abantu utariyenyumiza abantu icya kabiri ntihagire umuntu ukubwiriza ubutumwa ngo umusigarane ajyane ubutumwa ota umuntu atari kutebeza enjiri hanyuma musigare nukagaruka yenenjiri tinkumanye bona makihura hariho abantu mwese mwarariye mwamaze kurya inyana muriye arya mwariye murireke sibyo murire byokuri kubera igise mutariye yasahani abaki mutarire sawani hanyuma mugambe tware byokuri yanyo ompesa wani none se umuntu azaza kubabwira ubutumwa hanyuma umuntu najya kubaretere enjiri aho kujyana ngo ubutumwa mujyane uwo muntu mu kikaro cyo kutwara enjiri mutwara umuntu yaguye aricyo wasigaranye nawe habokuba umuntu oguka kubagwa nayo nogo abokubekera kusigire tini cyo wasigiriye wawe ukamusigarana ayoba nawe ukayoba kakuba haba nayo haba nawe bitewe n'iki habo insonga wasibye gufata bwa butumwa ukabura kukwata enjiri yakuretire uwanagenjiri wasigarana umuntu agikuretire nangwa Paulo yagamba nangwa muri ba Kristo ti muri ba Kefa abo ni intumwa z'abatumwa abo ni babakwenda babatumirwaho ibyo ni byiza ibyo birungi ariko ntabwo ariko benshi bajya babifata bayiti tunuko bona babikwata subiye kuri wa murongo rero reka ngaruka harukara murongo wa 10
Orukara rw'ikumi hati. icyo gice cy'ubwambere rw'Abakorinto gatatu. Nicyo ni tuntu cyari musoro ya kasatu y'Abakorinto. Ubw'Imana nahawe bungana. Nkemba baziza ruhanga okoziri ezna hairwe. Yashyizeho urufatiro rw'umubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Nko mukoza we nko kembabazi na hairwe nkoko ziri ne kembabazi nkasiga emigenzi owa magezi nuko asimbire emiganda. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho. Bayitondi ayombekeraho bayito omuntu wena ayerindege uko arayombekaho. Abafite za Bibiliya abayine Bayibuli ngaho muzishyire hejuru. muziteka higuru abayine Bayibuli muzimuke. Nabanje bazisiga iyo baryamye tumushyira akaboko hejuru ntakiro. Nabazisigire mukana mu muteke mikono higuru bisayensonga. No. Kale. Muri Bibiliya hariho ahubakwa habiri. Mu Bayibuli hari ahakombekwa habiri. Hamwe ni ku musenyi ahandi ni ku rutare. Hamwe ni hamusenyi ahandi hamwandara. Uwubatse ku musenyi aba yubatse kuri ya myizerere tuvuye mu yo kubaka ku bantu. Oga yombekera hamusenyi n'abayombekera haburukararo turugira habuyombekera abantu. Ubwo inzu ye izaridukira yuzuye. Enju yobera amara kwijura neja kugwa hansi. Iyo ni imyubakire y'uburyo bubiri. Eze nize enyombeko eze mininga ibiri. Noneho hanyuma icyo ngiyeho hano mu rwambere rw'Abakorinto Abakorinto bo kubanza n'abantu bayobye kandi bari kubaka ku rufatiro. niba abantu bahabire kandi kuno babane nibombeka hamuganda. Ndagira ngo muri mu gihugu gitera imbere kwa tuyemo. Turi munsi yenkurakurana. Iki kirere kiwanyu kiratera imbere. Abo kuba ekicweka cyayitu kino kinenkurakurana. Waguha inzu wicumburireho. Kakuba muntu ayija kakuhe nenju ngo nayo ogyongerezeho. Iyi yakubwira ati ngaho uzamureho etaje ya kabiri n'iya gatatu. Akagambira gendo teke karina ya kabiri n'iya kasatu. Katureba bakomeza. Beka turora basora kugumizaho. Kugamba muntu wenenje agikuhaire yongeza ya kabiri n'iya kasatu iguru. Bayinga basora kukikora. Mwangire. Nibibisore kira ya gatatu. Kirikibi kongera karina ya kabiri n'iya kasatu. Iyo hano hasi hadakomeye hejuru ntabwo hakomeye. Hansi kakuba haba hatagumire hayiguru naho tasobora kuguma. Noneho na habwekyo ibyo mwabyanze. Ebyo nkoko mu byangire. Noneho reka inzu hasi bikomeye. Reka inzu hansi begumire. Uje hari hagati mu mujyi hagati. Ogende mutabone hagati. Noneho hanyuma bakubwira bati rero cumbura iyi nzu waye ibishitsi cyo hasi cumbura. Bakugambire kare hasi agumire genda oyongerezeyo. Nta faranga nari mugira. Busayo ne sente nari mu royina. Nawe uti ntacyo bitwaye. Nayo nogamba busayo ensonga. Ndi mu rutoki. Nyonde mu bitoki. Zashaka ibirere. Nanyo ndaja kusera ebisansi. Amasakari arezi wacu. Kandi no mugosa nago gwezere. Zazana ibikenyeri. Nabo ninja kureta ibinyansi nyongerezeho. Nta mabati nabona. Ndabo ko tisora kutunga amabati. Asakaza ibyatsi. Nyoni ninja kuteka ibinyansi. Aha, gaho. Wabikora mutyo. Musora gukora muti. Murahire. Iki nicyo muri Bibiliya bavuze ngo hariho abageze ku rufatiro gukuri bahageze bahubaka nabi. Hano niho Bayibuli yagamba hariho abahikira hamuganda o bamazire kuhikaho bayombeka kubi. Ntabwo bari bayobye ngo bajye mu butumwa bwapfuye. Bakaba batahabire ngo nuko bagende mu njire fire. Ahubwo bari bageze mu butumwa bw'ukuri neza nkuko tuvuga ngo turi mu butumwa bwa Marika wa gatatu. Bakaba bamazire kuhika mu njire nungi ngoko bitugamba turi mu njire ya Marika wa kasatu. Intumwa zubatse zigahubakisha izahabu ifeza ni aha bakwenda bahikira bayombekesa hezabu ne feza. Ariko abandi bo barahageze neza barishima babyina. Bayita abandi bahikira batandika kuzina no kucyanganuka. Baranezerwa bati ubu twavuye mu buyobe. Batsemererwa muno bagamba kare turugire mu bisuba. Amadini yarayobye. Amadini gakahaba. Ariko bageze hahandi kuheza. Bayita bamazire kuikahare hamuganda gwenyine muru. Batibeshe. Hanyuma batandika kwebi. Mugenzi wazamura izahabu. Hanyuma mugenzi we yimuke zahabu. Na waraza hashinga igikenyeri. Nondi nayo yarete binyansi ya simbaho. Kandi onu urukuzamura izahabu. Onu ariyo natembye zahabu. Nta burenganzira afite bwo kugira ngo nkore igikenyeri. Tayino busobozo ugamba nyahe binyansi byawo. Tabuhino busobozo.
undi nawe ati nangwa nawe washyizeho umuganda undi na nagamba hakiro katekaho umuganda undi azishyiraho ibyatsi n'undi nawe yareta ibinyasi yatekaho ibyatsi undi ashyiraho ifeza hanyuma we binyasi undi yatekaho efeza ati muri kwigora ku bwende ngewe ndashyiraho ibikenye ibiti uyu rero noye jwasha nyo ndateka he miti hehe hamuganda hamuganda hehe hamuganda henyine ku rufatiro hamuganda henyine none Paulo yavuze ngo buri muntu wese yirinde uko agira ateye hanyuma Paulo niye nsonga Paulo yija nagamba buri muntu wena yerinde nko karayombeka hamuganda ogo abantu babonye amasaka none amaboko hejuru abantu baboyino mugusa muteke ingaro hayiguru abamanyiro mugusa baguboyineho ndashaka kubaza ikibazo kimwe rero hanyuma nyimba kaguzo kimwe aha amasaka apfanye kini bikenyere omugusa gwine buzareke ne binyasi bigukwasireho igikenyeri kigeze cyitwa isaka omugusa gutakaresere hayiguru nikubanza nikubeka inyasi hanyuma nyumye yacyo niye banza nefoki omuhembe rundo omugusa amasaka ari kumera igikenyeri cyari kirimo omugusa kakuba nigumera ikinyasi cyacyo nikibakiroho aca ingimbo igikenyeri kirimo kitandika kureta engiga nacyo iroho ariko nta wahangara kukivuga bayita umuntu utasura kukibazaho kiraza bimuhembe igikenyeri kirimo nitandika kureta obuba bayita nacyo kicyaro amasaka arasambura hanyuma umuhemba gutandika kusambura arahumbika yatandika kuteka membibo atangira gutukura natandika kuhindura irangi niritukura arera hanyuma nitandika kukura igikenewe kihavuye ikikwetagisi bakakuba kimara kwihwaho baketse neza byahundo kakuba rero umugusa kakumara kugwihaho agaciro k'igikenyeri omugaso gwe kiti kibari kikwasire gusigara gutayino mugaso abantu benshi mu buyoboka amana bafite abantu bayingi mu byo bukristayo byo bayina muraganira muti nimutandika kubaza muti bari kunkinaho bari nibanzaniraho arega ninjye wafunguye mbarara ninyonka kingura mbarara ukiri isaka kandi ijuko cyare mugusa umunsi uzakugwaho impundo akasubi baramara kukuya umuhembo urundo muguso akamaro wari ufite kagashira omugaso go niguba guhoyire ugakomeza kandi byo hubaka kuguhu hanyuma ugakomeza mukombeka hamunjire waribeshe igikenyeri ntabwo bazagira okebiha ekinyansi kiba kitayino mugaso kakuba mara kwiyaho omugusa kwezere sinzi ibiti emiti abantu bajashaka kwa mu butumwa ariko arabanga byaha muzabisoma mu Efeso kandi niba abantu okusera ko mu bukustayo kandi kuno bari basisi murabisobowe faje mu Efeso tiba kwenda kureka ikibi nuko ngo babaye nk'ibiti biha ubusambanyi n'ibyaha abo bakatandika kweteka mebi bino busani ne bibi bindi ibikenyeri ni babandi nabo bigeze b'abakristo ariko nyuma birangije barakonje ebinyasi nibo babandize kuba abakristayo bayito hanyuma bafukira bagarukira bigeze bagira umwete mu ivugabutumwa ariko bakabanza kuba namani mu kutebeza enjiri bayito hanyuma bagarukira isira ryoshe muri kureba ensi nenurire no mukorora hani bigeze ahikaranze kandi hano niye hikire bamazire kugisika uyisogongeyeho ukasigara ukorera Yesu mu izina rya Yesu gusa kakuba ogirozaho no sigara no kora Yesu mu ibara rya Yesu honka bikusaba byanze bikunze kumenya neza ngo ngomba kugira Yesu nibikusaba omanye ngo nyine kuba na Kristo kagira ibyo mpomba nkaba nebi yose mire kuferwa Imana ikazabikubishurira muri ubuzima hanyuma ruhanga akabidabodinga imirundi 10 mu mwezi buno no mu bugingo bw'ahazaza no mu bomezi burayica mbese mubonye akaga ko kuyobera ku rufatiro mwarora akabiko kuhabira hamuganda biranze akabiko kuhabira muganda mwakarora bwa mbere iyo wubaka ku musenyi byari bifatika icyo kubanza akakubuyombekera hamusenyi hakiri kibari ikizoga ikibazo kibaye kuyobera ku rufatiro ukahubakisha umuganda mubi bayite akabi kabakombeka hamuganda kandi oyombekaho kubi noneho kubw'ibyo hazaza umuriro nahabwecho najya kwijyo muro bazatwika bajya kocha uyu muriro nutwikwa guno muro buguramara kuhembwa ubatse ku musenyi ni imvura yaje umuyaga uraza isuri iraza aya yombekera hamusenye enjure kayije kiyaga cyayija inzira hirimo enju yagwa
abubatse nabi ku rufatiro umuriro ni wabanyuze baitu abayombekere kubiha muganda omuro nigo gurayija kocha umuriro uzanyura ku rufatiro gutwika ibyatsi n'ibiti n'ibikenyeri ni inyigisho z'ibinyoma zipfuye zo mu minsi y'imperuka omuro gona gurayija gukocha ebinyansi nabiki byo nemiti byona nize nyegesa za bisuba zirayija uzagize utambuke maze ibiti bishye niguja kwija hanyuma guhika hamuti omuti gushe gurugeho usanga akunda ibyaha niba bigushigikiramo azumva byaciyemo obwo nyakugonze bibi obareje ne bamugamba ngekibusa yensonga naja kura yakwatwaho wari ukonje niba mwogeza yaracogoye azava oga bayira mazire kufikira kana garukire nyuma baramugamba ngo busa yensonga naja kura yakonyerwa yarangiza ni byinshi cyane biri bingi muno ibyatsi ni ibintu bijya bitohiyo bitumye wabire ukabona ari byiza nabyo bikira kubiza bwa kandi bizasaba ebinyansi kakuba biba bicyari green no birabiri birungi baito bimarakoma no bitina mugaso muri iyi si muri kurebeza umuntu ahantu barimwe enseno yo mukorane ja kwa murundo kilo kimwe amafaranga ntimujyana esente timuragenda nazo n'icyubahiro ntimujyana nektini satorigenda nacho muri iki gihugu tubamo cyo hakurya omunsi yahitu ya busere abanyimodoka bajya bita twegerane harime matoka bakweta tsemberangane mbese ntawe ugeramo ngo ashake kwicara neza amakuru gacho ne tosora kwitamo kagamba ngo ikara kurungu ngo baramubwira ngo tugire gute tuirangane iyo yigiyemo kako mara okagitahamo ntuba wayihagurukije no tagimukiza uraza ukicara noija no ikara ageraho ugiye ukavamo obo hikaho kugenda no rugamo winjira urimo akanavamo ukirimo haronda atahamo cyarumu nundi na rugamo cyarumu ubutumwa ni kumwe enjiri nayo ni kweli uraza ukinjiramo noija no tahamo ukaviramo aho ihame rikunaniriye no rugeramo nambere umusingi gukuremere ariko ihame niriveho nk'uko umugenzi uvuye baito ijuke niwo rarugemo baito musingi tigurarugemo ntabwo asiga ashakisha imodoka kandi ogunya kuruka mu matoka atasobora kurugamo nge matoke kuziba kandi ntabwo watangira uvamo ngo yivamo kandi tosobora kutangira kugira urugamo ngo areke kurugamo ubutumwa usabwa kubwinjiramo enjiri ne yetagisiba okukaramu ukaviramo aho wagambiriye kutarenga noja kurugiramo nambere wategekere kurugiramo utahingwireho ngo ntabwo bujya bugwa abo kuba boti bukugwa ahubwo hagwa ababugiyemo batazi ibyo bagiyemo kwiyaho hagwa babutahiremo batakumanye nambere bakujya noneho kubwibyo nahabwekyo rero umuriro uzaza omuro ni gujya kwija ni umuriro uzatwika bameze bati guno muro gwajya kocha abakwisana bata Abatesalonike ba kabiri 10 kugeza 12 Abatesaloniki ba kabiri harimo aya magambo Abatesalonike ba kabiri Abatesaloniki ba kabiri esura ya kabiri aranditse agira hati igice cya kabiri cy'ubwa kabiri umurongo wa 10 Abatesaloniki ba kabiri esura ya kabiri orukararo 10 n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye urukundo kuri ngo bakizwe mane bye bisuba nobo habisa byona okutariko kuhikira harabo ababura nicyo gituma imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma baitu batarikirize okugonza amazima bajune nicyo ruhanga abatuwekera habisa ekiru kukora bayikirize ebyo bisuba kugira ngo abatemeye ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirirwe biteka nuko bona bacwerwe omusango abatarukwikiriza amazima baitu basemererwa ebyo kutahikira kugira ngo abatemeye ukuri bose ahubwo bakishimira gukiranirwa bacirirwe iki nuko abatayine kwikiriza bakagonze bisuba rukosore kucwerwaho omusango kugira ngo mudimwe neza kwishimira gukiranirwa okusemererwa okutahikira umuntu waza yarangiza akubwira ati wa undi wari gusobanura nuko umuntu asora kujya kugamba ngora akaba nasobora yageze mu rugo akubita umugore we ahikira mukayatera umukazi we none ntakijya no mu materaniro hati tacyagenda no musorokana imirongo yose ikagucitse enkara zona nizikurwa mu mutwe ukagira ngo wambere kwibuka wundi wari gusobanura notandika kugamba nojya ukora akaba nasobora oranga kagwa ubwo wishimiye iki osemerera okutahikira kwange
maze abatemeye kuri bose hanyuma abatayikiriza mananu bona ahubwo bakishimira gukiranirwa kwiyo bakasemerera bo kutahikira inyuma bizaza maze babyizere ebisuba bijya kwija babikirize hanyuma baruga mu kuyikira yagira ngo ndi kugenda ngana ku musozo niba nimpikira hakumarira kwecyo kwega no ngeze gese gusoma ibindi bitabo hanyuma tuyikire mu kasimi ko kusoma ebitabo bindi kuko ariko ntarahagera bayitu ntakahikireho kansoma imirongo nk'itatu nayo muyandike reka tusome enkara 3 nazo muzihandike mu gihe cy'imyizere itandukanye mu kasumi kenyikiriza za ukayine 36 umurongo wa 3 Ezekiyeli 36 orukara haravuze ngo Ezekiyeli 36 umurongo wa 3 Ezekiyeli 36 orukara rwa kasatu nuko hanura uvuga uti nuko hanura ogira uti uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo oti niko Mukama Ruhanga gambira ati baguhinduye amatongo bakumira bunguri baguturutse impande zose bakufora kifuruka babamira hambaju zona mufoke obutaka hari amahanga baguhinduye amatongo bakufore kifurukwa bakumira bunguri babamira hambaju zona baguturutse impande zose imbaju zona kugira ngo mube inzungu z'abasigaye bo mu mahanga nuko mufoke obutaka hari amahanga kandi mukabiga itorero cy'abanyamagambo agasigaira kandi mukakwasirwe eminywa y'abagambizi mukavugwa nabi na rubanda no kugeywa kw'abantu abantu baraguye b'Abisirayeli abisirayeli bakagwa amajyambere abaturuka aha enkurakurana yabaruga hambaju abaturuka aha anganda zabaruga hano ibinyoma bituruka nkaha ebisuba byabarugira hano maze amahanga aturuka aha amahanga nabo gabaruga hambaju bavuze ngo babaturutse ahanga niki bakabaruga embaju zona bahabaturutse impande zose barabatsotsora embaju zona zaija zikabamaraho maze abasigaye bari itorero bahinduka iki abasigayireho be kanisa basigara bari kijumu basigaye ari itorero cy'inyuma ndasubiramo ninja garakamo uzwa hariya ni iki gitutsi haranditse ngo bagamba bati mukabiga itorero cy'abanyamagambo mukavugwa nabi na rubanda aha bano bagamba mufuke obutaka hari amahanga agasigayireho kandi mukwasirwe eminwa y'abagambizi no kugeya kw'abantu umva nawe kumva abantu basigaye abantu ari iki hura abantu kusigara nibageywa kiki abantu basigara nibageywa mu bantu ari imbaraga z'abanyamahanga zabamaze amani ga mahanga niko gabamazire aya mahanga nayo twavutse gano mahanga niko twazayirwemo aya mahanga ni bihugu duturiye gano mahanga nibo twikayiremo aya mahanga ni igihe turimo gano mahanga nibo abantu turumu hano aya mahanga nabo dukorana gano mahanga nibo abantu tukora nabo aya mahanga ni amashyaka y'isi gano mahanga nibyo bidina byo munsi aya mahanga ni amadini aduturiye gano mahanga ni amadini go turumu aya mahanga ni urungano gano mahanga nibo abantu b'emyaka yitu ubiteza amatwi ukabyumva bikagenzwe n'amategeko y'Imana byakunyunyuza kakuba obihuririza ningeri bihenzere biragiro bya rohango ukabihuriza ukagenda nabyo nibisora kukwiyema biragiro bya rohango n'amani garo hanyuma niyo kasigara uwo kugeywa cy'abanyamagambo y'abantu b'amagambo bayitu nibagewa n'abantu aha abakorinto ba mbere 4:20 abakorinso bo kubanza esura y'ino rukaro 20 haranditse hagira hati abakorinso bo kubanza esura y'ino rukaro 20 ni hagira hati ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga bayitu obukama bwa ruhanga tiburi omukigambo bayitu omumani ubwami bw'Imana subiki obukama bwa ruhanga tiburi obwekigambo ahubwo ubw'imbaraga bayitu omumani Yobu 17:9 Yobu 17 orwa mwenda
harimo aya magambo nayo agira ati harimo ibigambo binu yo 17 rwa amahirwe dufite 17 rwa mwenda umukiranutsi azikomereza mu nzira ye ariko umukiranutsi azikomeza mu nzira ye baitu ahikirire arikwatira kimu omumihandagwe n'ufite amaboko aboneye azakomeza kunguka imbaraga nugu anyina engaro ezisemire ariye yongera okuba amawamani muhuro rukara runo ariko umukiranutsi azikomeza mu nzira ye baitu ahikirire arikwatira mu mihandagwe ufite amaboko aboneye azakomeza kunguka imbaraga nugu anyine engaro ezisemire ariyongera okuba owamani rero kubw'ibyo ngana ahantu ho gusozereza nahabwekyo nituyikira omukumarire cyokwega igitabo cyitwa ibihamirizi wacu wa gatatu cy'igifaransa ubwo ni cya 8 mu cyongereza testimony book 8 harimo aya magambo atubwira ngo ubwira neza harimo ibigambo binibigamba okukora kurungi amagambo y'ubwira neza ebigambo byo bikorwa birungi rundi byo birungi harimo aya magambo atubwira ati harimo ibigambo nibigamba bite abantu bose bizera Kristo abantu bona kwikiriza Kristo 481 icyongereza ni umuzingo waho wa 9 eri volume 9 page 253 volume 9 haranditse haravuga ngo nihagera hati abizera Yesu abakwikiriza Yesu bakorwamo n'urukundo rwe baine kukorerwamo n'engonzize urukundo rubazanye ku birenge by'umusaraba engonzize barete bigere bya musaraba baranduremo kwikunda kose bibayihema okwegonza kona maze bafatanye n'Imana hanyuma bateranize na ruhanga kandi bafatanye n'abandi kandi bateranize n'abandi bagere ku musaraba reka engonzi bahica musaraba biyambure kwikunda kose beyihema kwegonza kona biyunge n'Imana beteranize na ruhanga kandi batere kwiyunga n'abandi kandi baretere kweteraniza n'abatahi babo nimuze ku musaraba bagenzi nyuma y'ijya musaraba imyanzuro ihamye mucwemo nchwamwe kumara yo kwizinukwa yo kwenoba nimuramuka mukoze ibyo byose obo muramara kukureba ibyona mugakoresha imbaraga zanyu zose mukakozesa amani ganyu gona Imana izabaho umugisha mukama najya kubaho mugisa nimuramuka mwemeye kwirundurira mu Mana obo murayikiriza kwera ikimu muri ruhanga imbaraga zanyu zose mukakozesa amani ganyu gona Imana izabaho umugisha ruhanga najya kubaho mugisa nimuramuka mwebereye intebe y'ubuntu kakuba muragenda mukira kitebe cy'imbabazi kandi mukamenya ko muhazirikishijwe umurunga w'uzahabu w'urukundo kandi mukamenya mu buhori waho no muguha ogwembabazi n'engonzi wavuye mu ijuru ogurugire mu iguru w'icyaha ogwiyo muntu omusitaze kibi wakuwe muri uwo mworera aho anyakwiwa mu kine kicekibi uzasendera mu rukundo oguna umutima wundi kujya kwijira mengonzi n'abashiki be na bene se kandi kujya kuba ni bugonza abanyanya n'abatayi isi y'abatagira ibyiringiro abanyakuri munsi tanyakwino kunihira kandi batene na ruhanga munsi akanakamaro umusaraba guno nigwo mugaso go kwira na mbere umusaraba gore umusaraba uzakuzirika ku Mana umusaraba no kujya kubohera hari Kristo ako kanya nawe wumva ukunza abandi aho nawe nujya kwehura mengonzo kugonza batahi babajwe nuko nta byiringiro bafite nujya kuba ino busase bwo kuri abantu tubayino kunihira babajwe nuko batagira Imana mu bwenge bwabo abo ko nujya kubona usase bwo kuri tubayine ruhanga mu rubo noneho hirya yaho hanyuma yabyo tugera imbere y'Imana abantu bazabazwa batya bati obo turahika mu isoga ruhanga abantu njya kubona bagira bati ibya buri wese bizasuzumana nyagasani habo kubibi by'abantu bona bujya kubona ibicondoze baruhanga haranditse hagira hati ni ahandikwa ni hagera hati ni ururimi rw'igifaransa ku batarwumva iri French abata kugihura profesitire umuntu ntabwo azabazwa ngo mbe wari uwo muri hedini omuntu utaribazibwa ngo okaure mudiniki me katiri fe ahubwo Imana izakubaza ngo mbe ku isi wahakoze iki kwiyo ruhanga najya ukaguza munsi ukakora muki ntabwo Imana izakubaza ngo mbe wari uwo muri he ruhanga atari kukaguza ngo ukare umunyadiniki kuko ariho atari yo yashyizeho abo kuba amadini garoho bayita uruhanga ati niwe yagatayireho urabyumva neza ningira ni mumpura kurungi mbese muri kwibwira ngo nimutekereza ngo
turi mu kirere cy'ibiyaga bigari turi mu kasumi ka mahanga makoni leta n'abayigometseho kandi harimo amahanga harimo n'abantu abagijemera hari igihe bose bajya batanga ibyangombwa hari ubundi bareta ebikubabazaho yarangiza rebera akagira ibyo akubaza hanyuma rebo rundo muhekera nawe nagire byakukaguza hanyuma na government ne kagire birakukaguza urazi ngo leta yakubaza ibyangombwa wahawe na rebera hati no tekereza government isura kukaguza ibyo wahirwe rebo ntabwo bishoboka tikikusoboka nitugera mu kumana obo turahika mu iguru urubanza ntabwo imana izakwaza mu biwa mu gaturika mu maiso ga ruhanga mu musango utari kukaguza ngiyo munyakaturiki ko kabayeho kaje kuyirwanya abo kuba akaturika kakayija kizire kurwanisa ruhanga ntabwo izakubaza mu poroso tari kukaguza ngiyo mu protestant bahagurutse baje kuyirwanya abo kuba protestant bakayimuka bizire kurwanisa ruhanga zibariza umuntu wese yaremye kwiya ruhanga aine bikaguzo ari kaguzo muntu wena oyahangire azabazwa ngo mbe kwisi wakoze iki naja kuba nakaguzo muntu iwo munsi okakora muki atirete itiranse monde waba warabaye ingirakamaro muri iyi si okaba uwo mugaso umunsi muno ni ikibazo umuntu azabazwa nice kaguzo cy'uruhanga mukaguza natirive gike pour lui-même ntabwo wabayeho gusa wihugiyeho gusa otikare mu bomezi bakwegondeza wenka watirife des œuvres de bienfaisance waba warigeze wemera gukora imirimo y'ubutabazi hariho wire wayirayikiriza gukora ibikorwa byo kukonyera abandi des actes de bonté de charité ibikorwa by'ubugira neza n'urukundo wabigizemo uruhare ibikorwa by'imbabazi nabyo ukabikora mu mazimo uketasha mu kubikora a-t-il fait passer les autres avant lui wagiye ubanza abandi wabandizaga abandi mu bomezi bwawe a-t-il renoncé à lui-même pour être en bénédiction à ses semblables waba waremeye kwiyanga ngo ubere bagenzi bawe umugisha hariho bwire wareyimire wenka wayenoba nuko sore kufoko mugisa abandi ebyo nibyo bikaguzo bari tukaguza mu iguru hati muhure nkoko buri muntu wona biramubaho ariko ibitabo byo mu ijuru nihandikwamo ngo niko byakugendekeye bayita mu bitabo byo mu iguru barahandikwa ngo niko byabayire biti nibareba mu bikorwa bagasanga ari ingirakamaro bararora mu bikorwa ukaba uwo mugaso bagasanga utarikubiyeho bakasanga utarefire wenka uri umutabazi mu bandi uwakongeraga mu bandi uri umugira neza uwageraga ibikorwa by'imbabazi wakoze se wagengonzi oraba wabandizaga abantu mu kikoro cyo kwebanza oraba ina nambare waraye nobero kagonza abandi kine kitabo kakoba kirabijuriza ko wagaragaje impuhwe okayoreka imbabazi okayoreka imbabazi okaba wano kwenoba unkoko wakonyeraga aho niho muntu arahebwe imigisa ya Kristo icyo nicyo kanisa eriyo neserwa omukasuni kwa kumariya icyo nicyo kanisa rwango niyetaga abantu barakorera bazakorera muri Matayo 25 nibajya kubona bakora mu Matayo 25 Matayo 25 bajya kubanza beteranize hamwe nk'abayisiki bamagezi nibajya ko mugaso munsi kandi bakozesa etaranta zabo bafatanya n'abandi bizera batabare umuntu ushonje urwaye wambaye ubusa urwaye ufunze nibajya kuba nibeteraniza n'abagenzi babo mu kukongera rundi mu kwiyamuka abantu abasibirwe abajara abajoyire busa abarwayire n'abari mu nkomo ebisembo byabo bizavi wabo nizija ku rugo wabo bizagera mu itoro ry'Imana nibijya kwika mu kanisa ya Ruhanga nibijya kwika mu mikono y'abadikoni abadiyakoni bazakora umurimo wo gukora ibintu bibiri abadikoni bajya kubona bakora imirimo ibiri bazakora ibintu bibiri bikomeye nibajya kubona bakora ibintu bibiri by'amani bazaba bakene babarimo nibajya kuba nibabara abana kuba abanyakuri hagati muri uko abandi bawukureho muri ya maturo wabahaye hanyuma bisemo bahayire bayemeka icweka kimu cyabo batabara umukene hanyuma bagende bakonyere umunaku bafite ubwenge habuko bayina amagezi basa n'umubyeyi wabyaye abana benshi niba yisana nko muzaire azira abana bayingi umubyeyi wabyaye abana benshi umuzaire kakubazara abana bayingi ntabwo arangiza ibyo kurya mu nkono ngo nuko uri kurya gifite apeti tasobora kumara ibyo kurya musafuriya ngabo ko abana ni bari abayine appetite aho baravuga ngo nawe utaraza ni
na sigara nagamba na yahurora atakayizire nagamba nawe mwana umudiyakoni mwiza omudikoni murungi areba mu itorero akareba no hanze yaryo arora mu kanisa ye ayongera arora no aheruye kanisa ya rumu muri lokale naho byahagera hanyuma bohika muloko bakareba uwananiye itorero uwamakene yasumba imbaraga z'itorero bakarororo anyakwino bwetago bwe kanisa remero kukonyera hanyuma bakateranizibwa hamwe bakamukonyera yarangiza lokari gafashaho ariko kibuka no mu gihugu ufatanya n'andi marokari hanyuma lokare obwemara kukonyera go mu yuroko yabo bakongera bakejuka n'ihanga ryona noneho bongera guhura nabo obongera kuteraniza hamwe bivuze ngo ya marokari yose bagamba maroko zona zimazira kuteraniza hamwe bakongera bakarangiza ikibazo cyananiye amarokare kandi bagakorera mwisi banyuma bamara kumarira ibizo byamaremero mu maroko zabo zona bakongera bakagena bakakonyera omunsi yona cyo gituma mu guhura kw'ibihugu niye nsonga omukusorokana kwa mahanga kugira ngo nibura mbengana ku musozo ni nyenda mbege nimpika hakumarira abakorinto ba 2:8 abakorinso abakabiri esura niyo ya 8 umurongo wa 14 abakorinso ba kabiri sura 8 rukari 14 ahubwo namwe no kugira ngo munganye bibasagutse muri iki gihe bihabwa abandi mu bukene bwabo kandi ngo bizasaguka babandi nabyo muzabihabwe mu bukene bwanyu abakorinso ba kabiri sura 8 rukari 14 hagamba baitu abo kwingana ingana baitu omubiro binu okusagira kwanyu kukonyere amasege gabu nuko no kusigara kwabo kuyijuna kuti amasege ganyu okwingana ingana kwikareho gusangira no gufatanya kw'amatorero ku murongo wa 15 haravuze ngo rukararo 15 agamba kuteranizwa kwa makanisa gona kuko byanditswe ngo uwatoraguye byinshi ntacyo yatubukiwe kandi n'uwatoraguye bike ntacyo yatubiwe kandi hagamba rukararo 15 hagamba nko kucyahandikirwe ngo ogu akabanyina ibingi atasagiseho kandi ogu akaba nyine ebike atasege abejeje ibigori byinshi abereze ebicori bingi iyo hari mu itorero ry'Imana ubufatanye bw'abatabyejeje nawo bayonaho kakoba haba hari mekanise ya ruhanga nambare ebicori bingi byezere abatabine kandi mekanise ruhanga no babiri hamwe nabo mbona amafaranga nuko bigenda ebihimba mune sente niko bigenda kimu tunavuze ngo uwatoraguye byinshi ntacyo yarushije uwatoraguye bike niye nsonga bagamba ayakomere bingi atagira akusi oyugo yakomere bike umurongo wa 18 orukara 18 bamutumwe na mwenda Dawudi washimaga mu matorero yose kubutumwa bwiza yakoze kandi tukatuma hamuno nawe umwene waitu anyakusima omunjiri omukanisa zona ariko uretse ibyo gusa kandi tareke kicyonka niwe watoranzwe n'amatorero bayitaka kumwamo ekanisa yajyana natwe kubwo murimo w'ubundi rushyiraho umwete kugira ngo umwami wacu ahimbazwe okugenda nayito omukigambo kinu ekembabazi itwe ekituruko hereza hari ekanisa ekitinisa ke uyu murimo w'ubundi hariho hano barakwita umurimo w'imbabazi ahubwo no murimo gwembabazi hariho abari baratoranijwe n'amatorero ngo baje bawukora hariho abakabakomerwe na makanisa niko bagumage bagukore ndashaka kubereka gusa abantu b'Imana uko bazaba bameze ku isi ni nyenda mboreka abantu baruhanga nko kubajya kuba bari mu omunsi kigeze ngo abantu bige n'imikorere y'amafaranga muzabyumva akasumi kajya kuba kayikere nko kubasemire kugoze sasente nabyo mujya kubihura Imana ibarinde kubaka ku musenyi ruhanga abarinde okombeka hamusenye yongere barinde kubaka nabi muri ubufatanye kandi ruhanga yongera barinde kombeka hamiganda kubi wongere mumenye ko ku isi dusaba ibintu bine kandi mukimanye ngo munsi nitusaba gukora ibintu bina kugira amagara mazima kuba n'ubumezi burungi imico myiza kuba n'ingeso nungi kugira akamaro ku isi kuba umugaso munsi uzabona ubugingo buhoraho kandi nibo ratunga ubumezi butahwa cyatuzanye aha icyaturesera hano kuza mu itorero tiniko kwija omukanisa ahubwo ni ukuba ryo tuyizire kufuka ekanisa kurya imbuto tiniko kwija kuri ebijuma ahubwo ni ukuzera oyizire kwana ukubana n'abeza tiniko kwikara n'abarungi ahubwo ni ukuba mwiza niko kufoko murungi murabyumva neza mwabihura kurungi rero
sukugira ukuri gusa ahubwo n'ukwezwa nako tiniko kuba namananu gonka kuyo twetagisiba kwezebwa nago. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Mukama abitusobozese omwibara rya Yesu. Amen. Nezerewe umutima wanjye ari kimwe gusa kimuwambamiwe